You think say they wise? Dore kandi nanone urakere wasiko wabaye uratubwira ngo tuze kare ukaza nyuma y'abandi bise nibi reba igihe uzi mugenze gake mwana wasanga n'umugore yari yamujwigirije ajwigiriza nde wakajwigirizwa n'imbeba umva kandi rero sinzi impamvu abagabo bakubitwa n'abagore ari bumwe mugira amagambo niko turabateraniza hanga kugira ngo dushake igisubizo cy'ukuntu dushobora kwigaranzura bari abagore batuzengereje ubundi nawe ngo shaka gusubiranamo hagati yanyu mwajye mugira ubwenge ariko icyo cyose cyo cyatuzanye rero akanya duhagaze hanga rero tugiye kwiga ku kintu cyatuzanye urusaku rungana gutya ubu turabasha kumvikana ra ego urusaku rwo n'ubuteye ikibazo kuko ubu ngubu twebwe twaje mu nama yo kwiga ku bagabo bacu no kwiga ku myitwarire yacu baravanitwe ngari n'ibiki ariko ngiye ndashaka ko byose tubishyira hano buri wese akavuga ukwe n'undi akavuga ukwe niba umugabo agukubita ariko nta mpamvu yuko umugabo yagukubita urushyi umusubiza urundi setu turahera kuri mahanje kugeza ubu ngubu ngenge kubaho ubuhamya bw'uko ntabwo umugore wanjye akinsuzugura nk'uko yansuzuguraga mbere ndagira mbabwire ko nabaye umugabo nabaye iki umugabo hanyuma rero tugiye kumva ubuhamya bwa buri umwe uwo ari we wese uri hano hantu nyuma y'ikiganiro ngiye kubagezaho aka kanya buri wese aratanga ubuhamya bwiwe ubuhe buhamya rero buri wese agiye kutubwira ubuhamya bwiwe nyuma y'aka kagoroba k'abagabo tumaze iminsi twaratangije reka ariko mbere yuko twatangira kumva ubwo buhamya ngiye kubanza kubabwira rero iki kiganiro tega amatwi bimeze gute rero buriya umugabo agomba kuba umugabo mu rugo rwe birumvikana umugabo agomba kuba umugabo mu rugo rwe yego ibi byo kumva ngo umugabo yatashye ngo araje ngo aragusuzugura kugira ngo oze ibyombo kandi ari we ugomba kuba yabikora ibyo bintu ntabwo tubishaka mu bagabo abagabo b'imbwa ntabwo babaho sha ubundi iyo ugiye kurega ku kigo cy'ubugenzacyaha ngo wakwiswe n'umugore bakagufunga sha nanjye ndi ikigo cy'ubugenzacyaha nagufunga urabona umuntu w'umugabo ufite ibijyanwa ibisatsi urahagurutse ugiye kurega ngo umugore yagukubise ubwo n'ubwenge koko ibyo bintu ntabwo dukwiriye kuzatubyemera uri kumva rero guhera uyu munsi rero nk'uko njye nafashe umwanzuro umugore wanjye ntabwo akindeba mu bwonko ubu ngubu dusigaye turebana amaso ku yandi navuga nkahita mubwira ati we icara ceceka akicara agaceceka yashaka kuntera jido ngasimbuka muri kumva ubundi niba ngombwa muzanige karate murabona ngo abagabo baba ibibazo ni nyine kwicara aha ngaha mu mudugudu wose ngo ni mwebwe abagabo mwabaye imbwa mukubitwa n'abagore ibi bintu ntabwo bibaho ntibizongere kandi reka dutangire twumva ubuhamya rero reka duhere kuri MC Kata ngo inani imbere utangire utubwire ukuntu ubanye n'umugore wawe njyewe uriya byarakemutse uriya mugabo wanjye uko mumureba nambwirira byo kwirarira niyo mvuze ngo ubundi yatashye akansanga mu rugo kwa kundi uwo wisanze nta nubwo yabitinyuka arantinya ku buryo asigaye atakajya kwihahira akanitekera buriya ntiyaturuka kumbwira ngo wampaye ibintu urakoze muyobozi kuma ijambo nubwo watangiye utwita imbwa ntabwo ngiye nkibarwa mu mbwa umugore wanjye yonje nkavuga ngo ugahita yibwira icyo ngiye kumubwira ntabwo umugore wanjye ajya nuka ntiyanambwira nabi rero kutwita imbwa ntabwo ngiye muri uwo mubare ntabwo nyiwurimo pe keretse umutima mwiza nyine unjeho nkavuga nti reka mugaburire ntabwo nkabije njyewe buriya naranamusoneye urumva buriya namufungiye amazi n'umuriro umushahara we asigaye yemberwa kuri konti yanjye ngiye mugenera n'amafaranga byakoresha uzi ko numva bikaze ubwo amuburire bwo byatoza aragumana nta mikino burangiye bafite umugore wanjye niyo nibeshye nkavuga ngo cyangwa nkamubwira ati umugore kora iki aragikora ndi umugabo umva uhagarara ku jambo uzi umugore wanjye yaje yego sinavuga ko imbwa zashize nka ba Kenzo hari imbwa zikirimo ariko ngiye sinyiri muri uwo mubare w'imbwa ngiye umugore wanjye iyo mvuze ngo ahita amenya icyo mvuze kandi byari ibyo undi nakurikireho atatwumve mama Senti ngiye byarikoze ejo bundi sinzi ahantu yavuye njya kubona mbona araje
aza yafunganye umutwe azi ko buriya ngo ari bunkange bikarangira namwe atari ko buriya umuntu yagushutse. Murakoze kumpa ijambo muyobozi. Mbere na mbere ndiyama iyo mbwa ivuye hano sibyo? Hifatikanye itimbwa ngo na Kenzo. Ubu se koko muyobozi erega abagabo bose bakubitwa n'abagore, ahubwo nuko batabivugira ku karubanda genda bizi neza. Imbwa ngo nikatiri ifatika igira ngo nkaho idakubitwa n'umugore. Reba amajimbira afite reba amazimbira afite. Njewe ndi umugabo ndabizi neza, ngiye ntabwo njya nkubitwa n'umugore, ahubwo nuko nifata nkavuga ati reka nanjye nze mu kanama k'abagabo nanjye niyerekane n'abagabo magere nta mahoro numve n'icyo muba muri kuvuga. Umva yashatse kuzana ibintu byo kunsimbukana uzi. Ese mbona nawe ati umuntu wagushutse yagushutse. Ngewe nawe turaziranye uko tuziranyura ko uzi ntabwo rero bizahinduka. Ugomba kuguma hasi. Ako ngiye ntabwo nakubitwa n'umugore. Noneho ngo birenzeho sha abagabo najemo banyitimbwa. N'umugore wanjye nubwo ajya binyita ariko sinabivugira hano. Nubwo abinyita gake nubwo oya nako nagabinyita muyobozi. Ngewe ntabwo nakwivugura ibyo nakubwiye. Nta nubwo narenza aho ngaho mvuga. Ibyo ngibyo birahagije. Ako ngewe iyo mbwa ya mbere nyongeye kwiyama. Bwana muyobozi, ndakumenyesha ko mu gihe menye ko mu kanama nyemurampaka kacu dufitemo maneko by'amabanga rwo rwe nawe nashyira nayavugira aha ngaha. Yego nibyo sinavuga ko nategekwa n'umugore ariko nabivuga ngewe mu gihe niswe imbwa. Bose barabizi ko twese dukubitwa n'abagore tugekwa n'abagore ariko ntabwo ndivugira aha ngaha nicyo nshaka kubabwira murakoze. Bava mwese ngewe mbarenze. Ngewe none ejo bundi nako ni nijoro yatashye turafatana yaje asanga nicaye mu ntebe mu kuciye mu ntebe baramagurukira ngo haguruka ngo uzananga abandi bagabo bambwiye nakubeje kajwiga nawe ngangugize ngo Nupfa kutazamwica gusa. namukubise kajwiga ndavuga ati n'undi munsi abagusha kujya ubabwira ngo nabo bazi babikore nta n'isoni kubuhaha. Ariko ni basigaye barigize nabi ngo sinzi inama ngo basigaye birirwamo nk'abagabo. Ariko rero natwe twisubireho. Sha rero reka mbabwire. Nyuma y'agasuzuma gato tumaze gukora aka kanya nsanze mutarimbwa gusa, ahubwo muri imbwa zifite n'umurizo zinamoka. Murumva ibintu muvugiye anga? Ko nago niyumvisha ukuntu abagabo bazima mufite ubwenge mufite ibisatsi bizima. Mbese mukigira amatiku. Ahubwo nibaza impamvu abagore banyu batabakubita ngo bavune n'amaguru. Ntanyivira ariko. Waho kuzanga uvuye ikibazo ngo sinakivugira anga imbere yanyu kandi aricyo turi kwigaho. Mwajye mugira ubwenge koko. Ikintu rero ngiye maze kubona ubu ngubu. Turacyakeneye gukora inama nyinshi cyane. Uri kumva we katani bari kata. Nawe Kenzo. Ibintu byanyu byo kuryana wagira ngo nimwe mwashakanye hagatenye muri abatinganye ntago mbizi. Rero reka mbabwire. Ubu ngubu turagiye kuva muri no nama. Buri rugo rwose ngiye nzajya ndusura. Kandi namwe mugomba kuzajya munsura. Mukareba uburyo kimbanye n'umugore wanjye, namwe mukanyigiraho. Ndetse namwe mugasurana hagati yanyu mukigiranaho. Wabona umwe yakoze ikosa mukamwigisha n'undi yaba yakoze ikosa nawe ukamwigisha. Birumvikana? Yego go. Sawa. Rero ndagira ngo buri wese yazinga amabinga agataha. Ngo tuzahure twaje gusura umwe muri mwebwe. Ubundi nicyo kintu kibashoboye. Ushaka kwisubiraho Ntabwo nakubita. Ushaka ko Kenzo bazayigira igikara. Umuka ejo uzazumbwira ngo reba ngo hano ngo hagize ngo reba. Umunsi mu nama y'inteko ngo mama Cynthia, mama Ande, mama Esther. Oya nibyo byiza bitazajya bituma hari n'undi mugore umugabo abonyera. Tuzatubajwigira mu buriri. Oya bajye batuza twumvikane niba tumvikana kubita asubira iwabo cyangwa gume hasi atuzacishe make. Aha, seriveri arihera. Kanjye kura seriveri. Baduhe n'akantu koko. Kanzi. Aho ujya he n'ibyo bikoto ugenda ugiye he? Ngiye mu kazi. Ugiye mu kazi? Ugiye gukora iki mu kazi? Ngiye gukora akazi none. Gusa ku kazi kawe kamariye icyo ujya mu kazi kuwa mbere kuwa kabiri kugera kuwa gatandatu nta nirasiyo nta mafaranga ubona. Ubona ngiye nari umugore mwiza ukeneye gucya no kurya neza no kwambara neza. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo bivuge hano hose basi. TV bibazo n'ukuri. Hano ntabwo ugomba kuvuga. Nusupaka abantu bose bumve ko ibyo bintu nabikora. Babimenye nyine bamenye ko uri umugabo w'ikimara utazi gufata umugore we neza no kwita ku rugo. Abundi reka kubaza. Iki nagukubise ejo bundi urazibajya aka kanya cyangwa nkukubite n'izindi ahangaha abantu bose babona ayo matwi nyazibye. You think say they wise? Bikote ngo ugiye mu kazi. Utavuga se? Nuse nipa kuvuga ko izo nshywa zinkubise. Gusa cinyuzo hano nk'umuntu akumva ko wankubise. Ako ntabwo ko gushaka nabi ko koperative ibibazo.
ubu se singutunga niyo najya mu kazi ubwo ngo wabaho ubundi wowe Uvuga ngo washatse nabi. Washatse nabi uratiye ngo washatse nabi hano muri uyu mudugudu. Nagira ufite umugore mwiza ukubaha n'ubugoryi bwawe undi mugore wakwihanganye. Wewe undi mugore washaka kukwihanganira. Usibye njewe waje kuruhira mu rugo rwawe. Warangiza ngo urantunze. Uzaze wicara harange mutimbrana nagutunge. Nasoni. Shiwe. Ngatsinda uko areshya ni nako agira n'amafuti. none se Cyuzereka nkubwira ikintu kimwe. Ako kazi wirirwa ugiye mutaza n'amafaranga. Umushara wawe ukiza wose. None se wenda kugura isabune ngo wifurire ndagofurira. Sindwa nkukobokera. Ukiza wose mitengwa no kuri telefone. Sawa sikori kara akabari ko kwa Nyagisa. Nari bindashe kabisa kakanya. Ugiye he? Madamu nawe rero. Uri kuvugana nande kuri telefone mugiye kujya he? Mugiye kujya. Ngiye hano ku kagari baramamagaye byihutira. Kagari wose uri mudugudu. Kandi wumve. Ase reka nkubwire. Katire umuntu warimo kuvuga. Ako se mureba ibyo birakureba. Ahantu uri bujye. Reka nkubwire ibyo byose uri kwigira kagoro wamazemo kabagabo. Ntago wakongera kubinyigira. Reka ntago wakongera kubinyigira. Baragushutse. Bande bancuka. Baragushutse bande bancuka. Sheri wanjye tujye twumvikana ubu ngubu rwose namenye ukuntu ingo zubakwa ntago wakongera kuza unyifatishwa gutya. Amakuru y'ukuntu zubakwa. Uratangiye kandi. Ntangiye iki? Ugiye hehe nibyo nkubashije Oya kuba ngiye ntago nari bindabiritse. Ugiye ngo kukabari. Tuvuga nimba uca. Ugiye kukabari. Wigezeho mba mvuga kabari. Ugiye kukabari. Nyine wigezeho mba mvuga kabari. Ninde muri kuvugana nyine ugiye hehe? Sheri bebe mutima. Gina nje kugureye banje kuguhiga ndi kuguhamagara nakubuze none. Wari kumpigira he wansize mu rugo? Ibyo tubyihorere. Akujye umbwira neza. Nanjye nkubwire neza. Ngaho mbwira rero neza mugabo wanjye. Ubwo none se. Nahise mugore wanjye kurenge kureba Kamoso ngo twisangira akabyeri kamwe urumva hari ikibazo kirimo koko uretse madamu tuvuga inka mazina yazo sibye ariko ujye umesera wowe simve mu rugo nimese iriya mirundo y'imyenda yanjye na box yanjye yarakunaniye amba iriya myenda wayifuze nyine uba wayanduje ese ubundi ubwo ngo burajyanga abaturage bose bamenye ko ubwo najya nkufurira unsiza urubwa nyine uranyandagaje ndi umugore mubi barabimenya nyine ko ndi umugore mubi ase ubundi usibye kuri igicucu umugabo wifurira urumva ari ikibazo ugomba kwifurira niwo uba wayanduje usibye ko ngugirira impuhwe ubutaha uzajya uva no ku kazi zoteke njye ndi umugore ntabwo naje kuba umukozi wawe rega ibyo bintu ujye byibuka ubu rero abantu bose bamenye ko nagufurira umva ndagufurira singufurira ntabwo ngufurira wowe ntabwo ngufurira ntabwo ndi umugore mwiza soni nta n'undi mugore uzabona umeze nkanjye ukwihangana wihanganira ubugoryi bwawe w'umuntu ugenda anavuga ngo baramufurira reka rero nkubwire reka nkubwire ngiye kujya mu rugo ariko umenye ko ubwo utangiye ibi bintu ugiye kujya utaha ugasanga nta nakoropye cyane ibyo mutabyogeye tugiye kujya tujya ibi byo bangorera umugabo kandi uhahe wishyure inzu ibintu byose ungurire n'imyenda ugoreshereze imisatsi njyane muri salo bangurira umugabo genda kandi ujye utaha kare ntukajya utinda gutaha cyetse nimba ushaka ibibazo This man! Kamusera tubeshye kabisa uriya mugore wamushobozwa n'iki ukuri ufite amagambo ajya ngo ni imashini ikudoda mana ni koperative ibibazo ngo abagabo turatunga abagore akabyeri kamwe nta kibazo kiri mu kunywa akabyeri kamwe ariko se reba mu rugo nta n'amafaranga yo guhaha uba wasize ariko ngo ugiye mu mayoga ubwo se umva uri bugende ngiye nkasigara ameze gute n'inzara iri kunyicira hano bebe wanjye naye nabyibagiwe arya nta rasiyo naguhaye ngo ariraza Nyanza ntabwo ari ukwiraza Nyanza sheri wanjye ahubwo mva mubwire dore ndi kwihuta Kamasore cyari kumamagara ngiye kugenda leta yagusha tukibonana mbere yuko dufungura agacupa kamwe ahantu uri bujye utayasize umugore ubu se turabigenza Kamoso mufatanyije urugo uyu none se amamaga yambwira ngo yahembwe ngo ngende tugasoma urayasiga nimero yanjye nikubwira ushyira amafaranga yo guhaha nta nimba utasiga nta hantu uri bujye nimero ya ntangombwa akose urumva nawe nimero yawe kandi ntabwo uheruka gukubitwa bagushutse ngiye ibintu byo gukubitwa narabiretse hamagara Kamoso umubwire nimero yanjye yashyireho nta hantu uri bujye utasize Jesus. ubu mbujije agacupa reba runo ruzuba nta hantu uri bujye ngese hari ubwo nariye ubwo nako gacupa gahomba
Gabo bebe mva ngubwiye ko tugiye kubyoroshya sibyo oye mva ngubwiye ko tugiye kubyoroshya basi ngiye nyizera bwa mbere n'ubwa nyuma ninabikora uhita unyanga ite nkuvira mu buzima sibyo bebe uhita unyanga n'ukuri ako se sheri oya ntago bikunda izo njuga zawe zisubiza bazikuye urayasiga n'itasiga mwangira wisize umunyu n'urusenda ubugira ngo ibintu byose tutabyumvikanaho ubwo ntago wanyizera ahubwo se wagiye wumvikana nanjye nyine hani basi mbabarira sibyo ngiye umunota umwe ndahitanze nyizera sibyo ngiye ngusanga aho ngaho n'ukuri kw'Imana usanga ariko urashaka kurwara ngware kuko zambura gaze shaka ko nari mbigerageje ahubwo nkambona ushaka kumaramo umwuka Replay, ya replay, ireye replay.